haje n'izindi ndwara zishingiye kuri ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubwoba bwo kumva utari online, ubwoba bwo kuba wabuze internet, ubwoba bwo kuba nta mega ufite, agahangayika, umwana akaremba bigakomera, akigunga. Ariko urumuri hari ubwo ruba rwinshi cyane rukangiza udutsi tw'amaso, bikananiza n'ubwonko, bikaba byatera depression. Urumuri rero wowe nk'umubyeyi ukwiye kuba ufasha umwana wawe kumenya ngo ese amazeho umwanya ungana iki, ese aramaraho isaha imwe, aramaraho iminota 30. Icyo ni ikintu ukwiye kwitaho. Ntago akwiriye kujya kuri ibyo bikoresho, yaba amateleviziyo, smartphone, yaba laptop, ngo amareho amasaha kuva mu gitondo paka nimugoroba. Aho wakuriramo ibibazo bikomeye cyane, yaba ibibazo by'amaso akarwara, umwana agahorana agahinda gakabije. Kongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mu kubana natwe ku biganiro byacu bya buri munsi. Hobe mwebwe mwakoze subscribe nawe tugeze aho ubwa mbere, turagusuhuje kandi tuguha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira ko twishimye. Uri kutureba turabizi neza tudashidikanya ko uri kutureba ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga nka smartphone, laptop n'ubundi buryo bwa smart TV wenda. Icyo gikoresho nicyo tugiye kuganiraho, ni gute cyangiza ibitekerezo cyangwa se ubwonko bw'umwana muto, abana bafite imyaka iri munsi ya 18. Ibyiza byo kuba bahabwa smartphone, laptop cyangwa se ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, inyungu zabyo n'ibibi byabyo. Muri ino si y'umuvuduko turi kuganamo kandi twanagezemo kandi nakomeje, ikoranabuhanga riri kwiyongera cyane, ariko buri kintu kiba gifite ibyiza n'ibibi byacyo. Ese ni gute twabana n'ibyo bintu by'ikoranabuhanga bitangije ibitekerezo by'umuntu, bitangije ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu? Tuguhaye ikaze nanone muri iki kiganiro cyacu. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko cyane cyane ku bitekerezo by'abana, ku bwonko bw'abana, kuko ubwonko bw'abana hari byinshi buba butari bwabasha gukontorora cyangwa se kwitaho no kumenya uko babyitwaramo. Wowe nk'umuntu mukuru, nk'umubyeyi udukurikiranye, ukwiriye kuba ufasha umwana wawe uburyo akwiriye kuba akoresha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, ukamugenera igihe runaka. Tuguhaye ikaze, Imana niguha umugisha. Tugiye twifashishije urubuga rwa www.campus.uk.org, nirwo tugiye kureberaho ibyo ubushakashatsi bakoze ku bijyanye no kuba abana bakoresha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, uburyo bibangiza n'uburyo bishobora kuba byabafasha. Nk'ibisanzwe harimo ibyiza ndetse n'ibibi. Reka turebere hamwe gufata amatelefone n'amalaptop cyane cyane, ese byangiza iki ku bitekerezo. Tuhere ku kamaro ko kuba abana bakoresha iryo koranabuhanga, amalaptop, amatelefone. Ndabizi ababyeyi benshi muba muri mu turimo two mu rugo, umwana yariruka muhereza smartphone akajya kuri TikTok, YouTube ndetse n'ahandi, yewe n'ayo magame, ama application y'imikino mukayabaha. Dore ibyiza byabyo bya mbere. Hari social connection, kuba abo bana basabana. Nituvuga abana ntimuze kumva bari munsi wenda impinja gusa cyangwa se babandi bari gukambakamba, muze kumvamo n'abafite imyaka 9, 14, 15 guhera munsi ya 18 bose. Hari ibyiza bya mbere nuko babasha kuba bakegerana n'imiryango, akandikira tante we, akandikira mubyara we, akandikira umwana wo kwishuri bigana, akamubaza amakuru. Icyo nicyo kintu cya mbere cyiza kuri ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mbese yegerana n'umuryango we mu buryo bw'iyakure niko bavuga, cyangwa se bwa online. Ikindi cyiza cya kabiri, agira access to information and support. Abasha kugera ku makuru ndetse n'ubufasha aho bikenewe. Ayo makuru rero hari igihe biba ngombwa ko umwana agira ikibazo cyangwa se imbogamizi ku bijyanye n'amasomo ye, cyangwa se akagira imbogamizi bitewe n'uko ari kwiyumva mu buzima bwe. Amenya gusacinga kuri za Google, akareba ama website ashobora kuba yamufasha, akamenya uko yitwara mu kibazo yagize runaka, akaba yasobanukirwa. Yakumva bidahagije akaba yakegera n'abaspecialiste ku bijyanye n'imbogamizi yagize. Nk'urugero ku masomo, ashobora kuba yahawe homework, umukoro wo mu rugo, bikaba byamuyobera yewe ndetse nawe n'umubyeyi ntibikunde, ariko akabasha kujya kuri Google akareba ese uwo mukoro ukorwa gute, ese
akamera nk'afite umwarimu. Icyo ni ikintu cyiza cyane ku buzima bw'umwana, ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kuba byamufasha. Hanyuma rero reka turebere hamwe ibijyanye n'ibibi, ingaruka zabyo. Hari icyo bita screen addiction. Urumuri rw'ama laptop, rw'amatelefone rurangiza cyane pe. Nk'ubu twebwe ukunguku mutubona online, yaba kuri YouTube, uretse n'ibingi mutubonaho, hari ibindi tuba turimo wenda byo kwiga online n'ubundi tukigira online. Ariko urumuri hari ubwo ruba rwinshi cyane rukangiza udutsi tw'amaso, bikananiza n'ubwonko, bikaba byatera depression. Urumuri rero wowe nk'umubyeyi ukwiye kuba ufasha umwana wawe kumenya ngo ese amazeho umwanya ungana iki, ese aramaraho isaha imwe, aramaraho iminota 30. Icyo ni ikintu ukwiye kwitaho. Ntago akwiriye kujya kuri ibyo bikoresho, yaba amateleviziyo, smartphone, yaba laptop, ngo amareho amasaha kuva mu gitondo paka nimugoroba. Aho wakuriramo ibibazo bikomeye cyane, yaba ibibazo by'amaso akarwara, umwana agahorana agahinda gakabije kubera depression, rwa rumuri rwangije twadutsi tushyira ubwonko kunanirwa cyane. Icyo kintu urumuri rw'ama screen rurangiza cyane. Ukwiye rero kubumenya ngo ese ararumaraho iminota ingana iki. Reka turebere hamwe ikindi cyitwa ba rushimusi baba kuri online platforms. Hari abantu benshi baba bafite yego, abenshi banakoresha n'amazina atari ayabo ari mu byangombwa, n'amafoto atari ayabo. Umwana rero kwizera abo bantu biroroshye cyane, kandi uwo muntu kuba yashuka uwo mwana nabyo biroroshye. Mu gihe wumva abantu bashimuta abakobwa bakabajyana babambutse imipaka ngo babizeza akazi, kandi babajyanye mu bindi bikorwa by'ubucakara, mu busambanyi cyangwa se n'ubundi bucakara bw'imirimo idahembwa. Abana rero igihe bari kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga ni ukwitonda cyane, ukababa hafi nk'umubyeyi w'inararibonye, kamutoza kutizera buri muntu wese abonye. Hari ikindi cya gatatu, ibi bintu byangiza physical activities. Hari ibikorwa cyangwa se imirimo y'amaboko umwana bagomba gukora mu rugo, igihe yarangariye kuri ibyo bikoresho, kuko we n'umwana ntago azibwiriza ngo reka mbe ndetse mbanze nk'uruturi mu tuntu mfura imyenda, mfura inkweto, uniforme, mfasha ababyeyi nkubure. Ibyo bintu umwana ntazabyibuka. Bigabanya rero kuba yakora utwo turimo tw'amaboko kandi tw'ingenzi mu rugo. Ingingo igihe rero nazo zicaye zidakora, ubwonko ari bwo buri aho ngaho buri kurangarira aho cyane, bwatinze kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, umubiri ushobora kuhangirikira cyane, akaba yanakurizamo ubumuga. Ibaze ahereye ku wa mbere kugeza ku cyumweru mpaka gutyo. Byaba ari agahinda gakomeye cyane, mwakurizamo ingaruka zitoroshye. Hari ikindi kintu cyitwa FOMO, fear of missing out, kugira ubwoba. Iyo ni indwara iterwa no kuba umuntu uba online cyangwa ukoresha ibikoresho avuga ati ndamutse mbuze ndi offline, nta mega nta internet, akumva yarembye, akumva ubuzima bwahagaze. Iyi ni indwara ikomeye cyane ku buryo ubwonko bw'umwana budafasha kuba bwakontorora iki kintu. Indwara haje indwara nyinshi, rega ntago ari indwara za malaria n'umusonga n'ibindi, oya, cyangwa se za gripe n'inkorora. Haje n'izindi ndwara zishingiye kuri ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ubwoba bwo kumva utari online, ubwoba bwo kuba wabuze internet, ubwoba bwo kuba nta mega ufite, agahangayika, umwana akaremba bigakomera, akigunga. Umwana rero igihe ahora kuri ibi bikoresho utamugenera igihe akwiriye kuba ariho, bizamukurizamo ino ndwara. Kandi iyi ndwara uko utamuba hafi niko izangiza n'ahazaza he. Akaba ari umuntu ujagara, udafite gahunda, utamenya gutegura ngo ndakora iki ngiki amasaha ya naya ninkirangiza nkora iki ngiki. Akaba muri urwo ruzerero rw'ubwo bwoba rwo kumva washaka guhora online, akaba mu yindi si. Rega buriya internet n'ubundi mubumbi. Ikindi kintu rero kibabaje cyane, urabona upload, postinga ayo mafoto, kwa uploadinga izo video, umwana ukaba kuri ibyo bikoresho
wabona abantu ba uploadinze buri kimwe, yego ari n'abakuru bana uploading ibyo babonye byose, ni n'uburenganzira bwabo, ariko umwana we ntazamenya ngo nza uploading iki kirakwiye kuba cyajya ku karubanda, wazajya ahora ashyira aho ngaho hanze. Ushobora no kwisanga ahubwo yana uploadinze amafoto yawe wari uri mu cyumba wenda wambaye ubusa, cyangwa se akajya na live, akajya live uri mu cyumba uri kwisiga utabizi, ariko gukamera azi ngo ni ibisanzwe nyine nk'uko ajya abona abandi. Ibaze rero igihe yashyize amafoto yawe hanze wambaye ubusa, cyangwa se iyo video urimo kwisiga uvuye muri douche, uzi ngo umwana ari mu bindi bintu. Hari n'ibindi byinshi bibi, ingaruka mbi nyinshi cyane z'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ariko ibi nibyo tubashije kuba twakubwira, kandi icyo twarenzaho nuko wowe nk'umuntu mukuru w'inararibonye uzi ko buri kintu gikorwa mu mwanya wacyo kikagenerwa n'igihe runaka, ukwiye kuba uri hafi y'umwana wawe. Ntago tukubwiye ngo uyimwambure burundu ntazongere kuyijyaho, oya, ukwiye kumenya ko umwana akwiye kugenerwa iminota runaka cyangwa se amasaha runaka yo kuba ari kuri ibyo bikoresho. Niba ari filime ari kureba kuri televiziyo, ukamenya ko igihe cyarengeye amazeho umwanya munini, ukambwira ati buzimije neza ariko mudahanganye, ukamubwira utuntu umurangaza, reka tube dutembeye aha n'aha dukore gutya na gutya, urongera ifungure mu kanya. Ntumwereke ko ubikoranye umujinya umubwira nabi. Ikindi, telefone nabyo ukanayimubwira, kumaraho aya masaha si byiza, jya urebaho iminota nishira uburetse bitazakwangiza mu mutwe. Ikindi kandi, abantu benshi bakora iryo kosa, yaba bakuru, abana ubwo bo simbarenganya kuko ntabwo baba bazi ibyo bari gukora, kujya kuri telefone mbere yo kuryama, ukajya guscrolling ureba ayo mavideo, ureba izo message zo hirya no hino ku ma application atandukanye y'ama social media. Biriya bintu bituma umwana atabasha kubona ibitotsi, ntasinzire neza amasaha agenwe. Yewe n'umuntu mukuru nuko bimugendekera, birangira kurijemo kutazajya asinzira neza uko bikwiriye. Reka twite ku buzima bwo mu mutwe bwacu n'ubw'abana bacu, tujyane n'ikoranabuhanga, tujyane n'ibigezweho, ariko tumenye ko tubana nabyo bitatwangirije ibitekerezo byacu, kuko igihe ubwonko bw'umuntu bwagiyemo akavuyo n'akajagari, birangira ahazaza he hangiritse. Reka tubasabire imigisha mwe mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mwebwe mwakoze subscribe, twongeye kubasabira imigisha. Namwe mwabonye ikiganiro ari ubwa mbere mukaba mubona dufite gahunda nziza, tubasabira imigisha kandi mwibuke mukande subscribe, tuzasubira nakagaruka. Imana ibarinde. na Sam start doing what you are passionate about, kuko uyu munsi nahawe ejo sahawe. Tangira ukora icyo ugomba kuba ukora, tangira ubane n'abantu bose mu mahoro, tangira ukora icyo ukunze, kuko nta wundi uzakigukorera. Big up. Imana ibarinde, tuzasubira nakagaruka. Stay safe.